Dore ubusobanuro bw'inzozi bugera kuri 14 abantu bakunze kurota. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu bose barota. Impamvu harimo abavuga ko batajya barota ni uko baba babyibagiwe. Naho ubundi umuntu wese ufite ubwonko ararota. Bamwe bavuga ko umuntu arota ibyo yiriwemo, nka ya mvugo ngo umutindi arota arya. Nyamara siko biri, kuko ushobora kurota utazi, utigeze ubona. Nyamara siko biri, kuko ushobora kurota umuntu utazi, utigeze ubona, bwacya ukamubona. Hari abantu bafite impano yo gukabya inzozi, yarota ibintu bikaba. Ushobora kuba ufite iyo mpano ntubimenye, kuko utajya wita ku nzozi urota, cyangwa se ntunamenye ibisobanuro byazo. Hano tugiye kubabwira bimwe mu bisobanuro by'inzozi abantu bakunda kurota. Icya mbere, kurota ukora impanuka. Iyo urose ukora impanuka, cyane cyane y'imodoka, ibyo bigaragaza ko hari ikintu gishobora kubangamira cyangwa se guhagarika burundu ibikorwa byawe. Si ngombwa rero kugira ubwoba ngo uhagarike ingendo zawe ngo uri gutinya impanuka. Ni ngombwa ahubwo ko usuzuma imishinga yawe ukareba niba nta gishobora kuyihungabanya. Icya kabiri, kurota uri kubyara. Kubyara mu ndoto bifite igisobanuro cyiza. Bigaragaza ko hari ikintu gishya ushaka kugaragaza. Si ngombwa ko byanze bikunze bigomba kubyara umwana. Bishobora no kuba igikorwa gishya ushaka kubona cyatunganye, cyangwa ijambo rikuri ku mutima ushaka kuzabwira umuntu. N'iyo waba warose ubyara ikintu kidafite ishusho nyayo y'umuntu, cyangwa warose ko utwite, byose bisobanura kimwe. Akenshi kubyara bisobanura ko hari amasezerano yawe agiye gusohora. Ni kimwe no kurota inkoko ituraga imishwi. Icya gatatu, kurota uzengurutswe n'abantu benshi. Ibi bisobanurwa hakurikijwe ubuzima bwa buri munsi bwa nyiri kurota. Niba watewe ubwoba n'ubwo bwinshi bw'abantu, ugomba gutekereza ku bugwari ugira, haba mu mibanire yawe n'abandi, cyangwa bwo gutinya gucibwa urubanza igihe waba ufatiwe mu makosa. Nanone kandi bisobanura ko hari impano ufite ariko utajya ukoresha ngo uzibyaze umusaruro, ukaba ukwiye kuzamurwa. Igihe ubashije kwihagararaho muri icyo gikundi, bigaragaza ingano y'ibyishimo uterwa no kugera ku cyo wari wiyemeje. Kurota uzengurutswe n'inyamaswa bigira igisobanuro bitewe n'izo nyamaswa izo ari zo. Iyo ari inka uba ugiye guhura n'ibibazo byinshi. Iyo ari imbeba uba ugiye guhura n'inyatsi. Iyo ari inshishi n'amasazi uba ufite ibintu biri kuguhiga bishaka kukugirira nabi. Icya kane, kurota uvuza induru ijwi ntirigende. Kurota uvuza induru ijwi ntirigende. Gusobanura izi nzozi bisobanura kureba ubuzima bwawe bwa buri munsi. Mu minsi yashize akenshi umuntu akunze kurota ari mu mahina atabaza, ntihagire uwumva. Ugomba kureba niba mu minsi yashize nawe wahuye n'ikibazo utari ufitiye ubushobozi bwo gukemura. Hari n'igihe biba byarabaye mu bwana ukongera kubyibuka. Gatanu, kurota wikubita hasi uturutse hejuru. Ibyo bisobanura ko utinya kugira igihombo mu mishinga yawe.
Niba warigeze kugira ikibazo ntihagire ukurengera, izo nzozi zishobora kukugaragariza ubwoba, kumva ko ntawe ukwitayeho. Nanone bisobanura kugwa no kumanuka hamwe no gutsindwa n'ibigeragezo. Ni kimwe no kurota ugwa mu mwobo, kurota ugwa hasi ukazamuka, kurota uva hasi ukazamuka hejuru uguruka. Akenshi bisobanura kwaguka mu buryo bw'umwuka no gukura kw'Imana. Kurota wurira igiti cyangwa uzamuka esikariye bisobanura kuzamuka mu ntera. Icya gatandatu, kurota upfa. Kurota upfa, ibyo biba kuri benshi. Kurota wapfuye cyangwa ugiye gupfa ntibisobanura ko ugiye gupfa, ahubwo bivuga imihindagurike y'ibintu cyangwa iherezo ry'ikintu runaka kizatuma habaho itangira ry'ikindi. Urupfu rero rusobanura iherezo ry'igikorwa cyangwa ko hari igihe cyo guhindura hagakorwa ibindi. Iyo urose undi muntu apfa bisobanura ko uwo muntu arimo gucika intege akaba agiye kugwa. Icya karindwi, kurota wambaye ubusa. Kuba wambaye ubusa bisobanura ko ushobora kuba wumva utarinzwe mu mibereho yawe. Bishobora ariko nanone kuba ikimenyetso cyo kwisanzura ku bantu bose ndetse no kwigirira icyizere. Birumvikana ko bishobora kugira igisobanuro cyiza cyangwa kibi, kuko bishobora no kwerekana ko uri biri hanze nta banga ugira. Nanone kandi bisobanura ko nta gukiranuka ugira, kuko ufite ibintu byinshi bigutandukanya n'Imana. Icya munani, kurota warohamye. Cyane cyane umuntu arota atyo iyo afite ibibazo bizamugora kubyikuramo. Icyo gihe rero uba ufite ubwoba bw'uko ushobora kunanirwa n'ako kazi kagutegereje. Nanone bisobanura kuzabiranwa n'ibigeragezo, ukarengerwa n'isayo y'agahinda gasaze. Kurotera umuntu uri mu mazi yatobamye asa nabi nabyo bivuga ko hari ibyaha ari kwivurugutamo. Icya cyenda, kurota ukuka amenyo yose. Ubundi amenyo ni ikimenyetso cy'ubuhangange n'inyota yo gushaka gutunga. Gukuka amenyo mu ndoto ni ubwoba bwo gutinya kuva ku buyobozi bw'ikintu runaka wari ukomeyeho. Icya cumi, kurota ushyikirizwa ubutumwa. Gushyikirizwa ubutumwa utiteguye bishobora gushimisha, kubabaza cyangwa gukomeretsa. Urugero rwa hafi ni urwo gutekereza ibisubizo by'ibizamini bishobora kandi gusobanura ko hari umuntu uhora wifuza kubona udaherutse. 11, kurota wabonye amafaranga. Kurota amafaranga bisobanura ko urota amafaranga aba afite ubukire mu mutima, aba ashaka kuzashyira ahagaragara. Izo nzozi kandi zigaragaza uko ateye, ibyo akunda n'ubushake bwo kubishyira ahagaragara kugira ngo amenwe. Icya 12, kurota ubukwe. Kurota ubukwe bigira ibisobanuro byinshi bitewe n'uburyo ubirosemo hamwe n'uwo wabiroteye, ariko abenshi bisobanura urupfu. Iyo urose umuntu w'umugabo yakoze ubukwe yambaye ikanzu y'abageni biba ari urupfu. Iyo urose abantu basezerana bishobora gusobanura gushinga urugo, cyangwa bigasobanura kubona agakiza cyangwa kongera kwivugurura mu gakiza, bagasubira uko bahamagawe cyangwa uko basezeranye n'Imana. Icya 13, kurota uri ku igare. Kurota uri ku igare bishobora gusobanura urupfu,
kurota uri mu modoka cyangwa kuri moto bigasobanura kwihuta mu iterambere, cyangwa bigasobanura urugendo rw'ivugabutumwa rwose biterwa n'ibyabanje ndetse n'ibyakurikiye mu inzozi. Kurota urya, cya 14, kurota urya ari nacyo cya nyuma. Kurota urya bigira ibisobanuro byinshi bitewe n'ibyo warose urya. Iyo warose urya ibintu bikomeye nk'imyumbati, amateke cyangwa ibishariye nk'umuharavumba, uba ugiye guhura n'ibibazo bikakaye. Iyo warose urya cyangwa unywa ibintu biryohereye, uba ugiye guhura n'ibintu byiza cyane. Murakoze cyane, ngaho kora share, like ndetse na subscribe ku Masezerano TV, ujye ubasha kuba wakurikira ibiganiro byacu.